yaba yaraguze umwana w'Imana se niwe watagura. Anange ko kazitunga Ariko abantu b'ubu mwaribonye uri kubona naha kurangira ku busa. none se sister ushaka yuko bigenda gute? Nshaka amafaranga rero uri kumva nshakita. Ambo nta mafaranga naguha wandangije. None se sister ugushaka ngahe basi? Ni impumbi Yose ndaguha sense nikomereza. sha rwose se nkisagenda uyanywa itabi. Sister wakabitse tukumvikana se nk'abantu bakuru. Ariko se wowe ndakubwira ibintu ntubyumva ndagusaba amafaranga ntuyampa wowe uri kubona Kigali nazayibamo gute. Nenze kandi hose ari ukubana none wowe ushaka ko tubanisha ku mafaranga. Yaba yaraguze umwana w'Imana se niwe watagura. Ngaho basi igihumbi ndacyemeye ariko ndange kwa kazitunga ari hehe? Kukurangira nta kibazo ariko banza uhereze kashi. Ubise mpa kurangire ntakuyobejera cyangwa nkuyobye. Wowe ndangira neza none se sinkwishyuye. Okay, turamanuka hano. Cyangwa ndakomeza hariya. Akose komeza hano cyangwa ngende guke. Gace hano. Hano kanze muhamagara. Allo Kazitunga igihe nahereye nguhamagara kandi navuye mu cyaro nkazi ni Kigali wawe ntazi ni gute umeza ngushaka nkakubura. Ngabwira umugore wawe anyina ndeba hano ku muryango nahageze. Bwira umugore wawe ndende. Sawa ntari binazi. Asha inzarira nyinshi none ukunzana ibyo bwo gukomera ni ibiki. Numva uvuga nabi wagira ngo wahanzwe ubwo tuzashobokana. Tuzashobora na se tuzaba turi guterurana. Abanyamagambo uze winjira utangira kandi. Kadogo. We Kadogo. Ako se burura mwana ndi guhamagara burura ntari kunyumva. Kadogo. Ariko se mawe twaje twiruba abantu bakuru. Uri kumamaga Kadogo yoyo izina rya. Ajya ambwira ko bakwita neza. Mbonje banyita Josh Babalao nimba utashoboye kuri hamagara uzuceje kanari. Ngo witwa Ogoshande. Ntagari Ogosha ni Josh Babalao. Nabyumvishe none se akazi kakuzanye kugakora. Ndi kugakora nyine ruko umpamagara ntari ndi koza ibyo. Koza ibyombo ntibubujije. Ngeze saa sita ntararya kandi ndi mabuje wawe. Kaje umuriro ukubona wampaye ibyo nteka nanga kubiteka nge sinsonje. Ubu si ibintu birahangaha byose wabuze icyo uteka. Okay, sawa ntari. Kosa wa mawuja nawe bakubona kino gipangu ari umuntu aza kukibamo.
umujura arazaza mukubita mwica mwabuza yishe gusa ko n'ibitotsi bitangiye kuza sinzira tukaba tutaranajyama uza kubona bimeze shiki wanjye rero buriya nta kintu cyanshimishije nko kwimukira mu mujyi byaranshimishije kweri ni heza bimeze neza nanjye ariko urabona ko umeze neza musaza wanjye zanjyaneyo nanjye ngereyo ariko na n'ubu ngubu mu mujyi wahashitse yampaye mu rugo hariya nta minota ibiri isigaye tube turahagera mu rugo rero wahashitse n'aha ngaha n'aha nanjye ngeze i Kigali wakaje ubyumva nk'inzozi mu rugo ni hano nanjye ngeze i Kigali naravuka musaza wanjye reba Imana yarampaye isesemewe ku izina rya Mungu wa Muhammad urukozi ko mbona rwasinziriye se uyu mukozi mushitanje mu cyaro yanyuhirije kusha mwabisama muri bandi ayiwe tubibandesha ngira ukoza ngo ndinde mu rugo iwanyu ama mubanza munyibwire muri bandi ntabwo mbasi mu rugo iwanyu uri boss rero bambwiye ati uwinjira no mukubite barishyura mabuje nawe bikubwiye shango n'inzu mpondagure ariko none abakozi baribonye bashaka gucika boss wawe ubundi bigende gute ariko ibintu byo kuba boss nge ntago bindeba ndamukubita baramwishyura ariko uberetse shampa magare madame Allo Sheri we imeze bite ko nageze hano kuri gate kadogo wahazanye nkabona arasagararira nibyo wamubwiye yigo si mubwire rero karinge waje byo byagasuzuguro mwazanye mu rugo kwaje ntabwo mbishaka ngiye kazitunga komanyo vuba sawa baburetse sha umugore wanjye araje ntare binaje Mezete Sheri wanjye we meze neza urakomeye kwaro ntumbwire ko yari we nyir'urugo cyane niwe ese bugiye uyu niwe boss komera cyane sha boss nawe wanyembere sha ndebera nk'abakozi wazanye ambiye ngo komera sha boss gusa kimwe nkomere akare gushiraho sha akona ko nagasuzuguza abakozi wakino byese ko nanjye kiba cyananiye nzasubira mu kazi amenyo nyamaze mu kihure karibu mu nzu Sheri wanjye ako sha boss tujye kubahana ibyo bikotero byo gushaka kwinjiza mu ino nzu yikoropa yeah